Reka none mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mukurikiye Wakanda official. Reka duhereze ikaze rero abakunzi bacu bari muri diaspora aho bava bakagera. Uyu munsi rero ni inkuru ikomeje kugarukwa n'ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho Kethia ndetse na Donis bishyuye arenga miliyoni 50 ndetse aya ngaya ashobora no kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Uko bimeze rero bamaze igihe kitari kinini bari muri honeymoon, nkuko mubyibuka abangaba baheruka nyine gukora ubukwe ejo bundi. Ubukwe bwavugishije nanone benshi, ariko bagize nibanga dore ko abakameramani barimo bari abakameramani bonyine ababo bwite, kwa kundi bavuga ngo ibitangazamakuru abifite abakameramani nabyo byemere kujya mu bukwe, aho ntago ariko byari bimeze. Bitandukanye n'ibyari bimeze kuri mukuru we Miss Nishimwe Naome, dore ko we ibitangazamakuru byari byinshi, aho amafoto menshi yagiye afatwa rero, bikaba rero hari amafoto yajyaga hanze imiryango yombi itabyemeranyijweho, ugasanga birimo birabangamira izina ryabo. Babisemo rero kuri uyu Kethia, bahitamo rero ko bakoresha umukameramani wabo, ifoto ikajya hanze yamaze kwemerwaho n'imiryango yombi. So rero ni inkuru ikomeje kuvugwa, aho rero bari muri honeymoon, bari muri hoteli yitwa Anantara Mai muri Seychelles, nibayita Anantara Mai ya Seychelles. Ni hoteli rero cyangwa se hari ku kirwa nyine cya Seychelles. Ni hoteli nziza cyane, rwose yegereye ku mazi, bari nyine Seychelles iri ku kirwa. Ni hoteli twavuga ko ihenze cyane. Ni hoteli kuko kuraramo ijoro rimwe wishyura abyibuze amayero 1582. Tuyashyize rero mu manyarwanda no kuvuga yatwara hafi miliyoni 2,500 ijoro rimwe ryonyine kuraramo, hariya nyine bari muri honeymoon. Nkuko mubibona hano twifashishije website yabo bita antara.com, barerekana neza ibiciro byabo uburyo biba bihagaze. Kandi abangaba rero baherutse rero gupostinga video bagaragaza nyine ko bari mu munyenga w'urukundo nyine hari muri honeymoon muri Seychelles, nkuko batasibye kubigaragaza nyine ko bari muri iyi hoteli. Murababona aho bari koga, bari muri piscine. Ni hoteli rwose twagereranya n'ubwiza butangaje. Ni hoteli rero yakomeje kuvugisha benshi, aho bamaze iminsi ine aho bamaze gutanga arenga miliyoni zigera, ubwo no kuvuga iminsi ine narenga miliyoni zirenga 10, kandi barashaka kuzamarayo iminsi irenze 4. Biravuga ko rero uyu Donis ashobora kuzasiga $100,000 by'idolari birenga $100,000. Murumva ni amafaranga afite agaciro kenshi hano mu Rwanda. $100,000 by'idolari ni amafaranga twavuga ko atoroshye, ni hafi muri miliyoni zigera, birumvikana ni hafi miliyoni zigera mu ijana, hafi na 44, hafi 45 by the way. Ni amafaranga menshi cyane barimo bakonsumara rero muri Seychelles. Benshi rero bakomeje kwibaza ati ese ko bataje byibuze bayakonsumere mu Rwanda, ko mu Rwanda naho dufite amahoteli meza kandi agiye agezweho, ese kuki bashatse kujya kuyata iyi mahanga iyo bakiyata hano mu Rwanda, dore ko bari mu buryohe rwose. Hari nyine mu gihugu cya Seychelles bari mu munyenga, bari gukonsoma buri kimwe cyose gihenze, cyose cyitwa ko gihenze. Amashampanye ari gupfundurwa agaturitswa, nkuko muri kubibona. Buri kimwe cyose hano kirahenze kabisa. Byakomeje rero guteza benshi rero urujijo mu gihe rero abanyarwanda bose bahugiye mu magare. Ni inkuru rero twavuze ati reka tubanze tuyibagezeho, nubwo bamwe bagihuze, ariko ni inkuru Kethia rero ndetse na Donis bakomeje rero kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, ubwo umwe mu bakunzi be yagiye ku rukuta rwa Instagram ajya muri comment yari yapostinze rero ya Donis amubwira ati
amubwira ati ngo washatse agashinzi Kethia Kamari. Niko yagiye muri comment, yandika muri comment nyine ya post ya Adonis. Kethia rero yahise aza aramusubiza ati ngo byandike mu cyongereza. Benshi bibaje ati se ntago yumva icyongereza, gusa benshi bakomeje kuvuga ati ijambo inshinzi n'ubundi uko byagenda kose ntago wapfa kuribona mu cyongereza. Byavugishije abatari bake kwiza imbuga nkoranyambaga rero, aho yaje aramurwanirira bitandukanye n'ibyagiye biba kuri Nishimwe Naomi, aho bagiye nawe bamugarukaho cyane ubwo umugabo we cyangwa se umufasha we yagaragaraga muri bisi z'abagenzi, nawe yaje aramurwanirira arababwira ati yemerewe kujya ashaka hose kandi yemerewe gukora icyo ashaka cyose, ntabwo bibareba, nta na kimwe kibarebaho. Iyi famille rero bakunze kuyishima cyane bavuga ati ni famille rwose yabyaye abana beza, ndetse bakaba baragize n'umugisha bose bagashakwa n'abakire cyangwa se abagabo b'abasitari bakomeye hano muri Afurika. Adonis rero nawe muramuzi, ni umukinnyi wa Bako, ndetse mujya mubona amaposite menshi yagiye gushyigikirwa n'umukunzi we nyine Kethia. Kethia mwibuke ko abarizwa muri iriya groupe ya Mackenzie yerutse kuvugisha abenshi hano ku mbuga nkoranyambaga ubwo bafungaga ya hoteli Chateau La Malala. Barayifunze kubera iri tsinda aho bahawe serivisi rwose zidahwitse, bahitamo kubijyana mu itangazamakuru. Rero bituma inzego zishinzwe iperereza ribikurikirana ko bujuje ibyangombwa, basanga nubwo yari hoteli y'agatangaza yubatse mu mico ya kera ariko ya gisirimu, itari ifite ibyemezo byinshi cyangwa se ntabwo bari bafite ubuziranenge bwuzuye. Bahisemo rero kubafungira kugira ngo babanze babyuzuze byose. Rero byatewe n'aba bakobwa cyangwa se byakozwe n'aba bakobwa, ariko nabo bari bahawe serivisi mbi. Twavuga ko ari serivisi mbi yagiye igarukaho n'abantu benshi batari bake hano mu Rwanda. Ni ibi rero byakomeje kuvugisha benshi, aho bibaza ati se amafaranga yose bagiye gusesagura iyo bakiza kuyasesagura mu Rwanda, ariko nyamara ntawe ari kugira icyo abihinduraho, dore ko nyine aba ari amahitamo yabo. Ibiganiro byacu rero byo birakomeza bikugeraho gatanu kandi, dore ko inkuru zacu zo zihora ziri update. Icyo usabwa rero ni ugukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano kuri Wakanda official bijye bikugeraho. Nge yita DJ Wakanda famous. Abashimiye.